Kibazo Speed, abari mu Rwanda, abari hanze. Nkuko mubibona rero turi mu karere ka Nyagatare, twasuye umuhinzi mworozi yiteje imbere, afite ubworozi bw'inka, afite ubworozi bw'inzuki, afite ubuhinzi bw'urutoki, ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'ubworozi bw'ingurube. Ni umuhinzi mugari witeje imbere. Rero uyu munsi turaganira, atubwire byinshi ku bijyanye n'umurimo ndetse n'uburyo uyu mwuga w'ubworozi n'ubuhinzi bamwe badaha agaciro wateza imbere abawukora. Abakurikiye Kibazo Speed turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri iki kiganiro. Njye ni Mike Speed, twasuye umuhinzi mworozi niwe turi kumwe hano, agiye kutwibwira. Yewe nitwa Higiro Charles, abantu b'Emirama ya kabiri, abandi umuhinzi mworozi, nkaba mfite n'urutoki n'ubutaka nkoresha buke, ariko nkabukoreshereza igihe bukaba bumfite inyungu. Mu gutangira se uyu mushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, haba hari inkunga se wabonye waba satangire kurangaye? Kuba n'umuntu ufite nk'ibihumbi 100 cyangwa se n'ibihumbi 50 akumva na amafaranga make atatangiza mu bworozi. Ngewe njya kugera kuri imikorere, nakomeje kugenda mu ngendo shuri cyane ku bantu babanje gutera imbere kundusha, nanjye ngenda mbyigana buhoro buhoro, ariko nkoresha amafaranga yanjye. Yego. Hari n'ibindi ntarageraho nkeneye, cyane cyane nko kuba hari imashini natumije izajya icopa ubwatsi. Yego. Noneho nkahunika ubwatsi, nkakora igihangari, nkagera ku mata ahagije nk'ay'abandi. Urashaka kongera umushinga w'ubworozi ndetse n'ingurube. Ese tugendenda ku musaruro w'inka, ubona nk'amata angana iki? Ubu mfite amata make, mfite litiro 40, ndagira ngo ngere ku 100 nabura ku munsi. Ku munsi. Wow. Hanyuma ingurube wahereye kuri zingahe, wifuza kuzagera kuri zingahe? Ingurube nahereye kuri imwe, nyigura n'umuntu ifite ibibwana 4. Niwe ubu zigeze? Zigeze muri izi ngizi nyine ubonye. Wow. Byiza cyane. Kugira ngo ugire abantu inama, urubyiruko cyane cyane nirwo ruvuga ko rwabuze imirimo, kandi hari imirimo nk'ingi nabonye umuntu atagombye kujya gusabiriza. Nagira ngo nabo ubagire inama. Ikintu nabagiraho inama, ndahera yenda nko ku bakozi bankorera, babone uburyo nunguka, uburyo ingurube zunguka, uburyo urutoki rufite akamaro, uburyo inka zongera umukamo, ibintu nk'ibyo. Nahera ku bankorera. Yego. Akaba ariho mbanza guha ubwenge, nabo bakazigeza, yenda bazigeza ko yenda aho nigejeje, sinzi niba nzaba nkiriho ngo nzanabashimire. Ariko hanyuma urubyiruko warugira ihe nama? Abenshi abakoramo ni n'urubyiruko. Urahera kuri uriya, urabona ko ari umusore. Hanyuma abandi muri rusange ni ihe nama? Abandi muri rusange nabo hari abaza kugura ingurube hano bakazireba, nyine ushobora kumubwira uti nyamara nubwo nkugurisha, ariko nawe uzabigereho. Yego. Hanyuma nk'abashaka kugura ubuki, cyangwa se ashaka kugura nk'ingurube, ashaka se amata, ibitoki, nabonye rwose ufite ibintu byinshi umuntu akenera. Ngire ngo yakubona hehe, ubarizwa hehe? Ashaka kuguhamagara ikijyaje ikoranabuhanga, yaguhamagara kuri nimero? Inama yanjye abenshi barayifite hano, mpamaze imyaka myinshi irenga 20. Yego. Rero nturiye abantu benshi baba bazi ko ndi umuhinzi, akaza ati ndashaka ibitoki, kuri telefone nivayo. Uhese waba ufite ubuki ntivayo. Ese waba ufite ingurube igurishwa nivayo, cyangwa se ntiraboneka. Ibyo utayifite iyo nimero wayimuha, cyangwa akayihabwa n'abaturanye, ati kwa Higiro yenda hari ibitoki cyangwa hari ingurube igurishwa. Yego. Ntabwo nomero yabura rwose. Ni 078
3 6 8 6 9 7. Murakoze cyane. Hanyuma se kuri uyu mushinga w'ubuhinzi n'ubworozi ni umurimo watunga umuntu rwose akavuga ati aka ni akazi kanjye, atagiye wenda kwirwa asaba akazi agira gute ashakisha hirya no hino? Uravuga ku buhinzi n'ubworozi se? Yego. Ku buhinzi n'ubworozi ku muntu ufite aho abikorera nta n'undi mwuga wakora. Hari abo byunguka cyane. Hari abantu rero usanga ari umuhinzi n'umworozi ariko amaze uti ukora akahe kazi akakubwira ati nta kazi mfite, akumva yuko akazi ari kakandi ko mu biro cyangwa se ko ku kwezi, ariko ntiyumve yuko n'ubuhinzi nabwo ari akazi. Uyu buhinzi ni nako kazi rwose karusha n'ibindi byose ukurikije iki gihe uko kimeze. Wagira inama ki cyane cyane urubyiruko bumva yuko guhinga atari umurimo? Oya, guhinga ni umurimo, nta muntu nagira inama yo kudahinga cyangwa yo kudakora indi mirimo igendanye n'ibyo byose. Hanyuma se ku kigendanye n'igihe, sinzi niba ubuhinzi n'ubworozi gukoresha neza igihe cyangwa se kwita ku gihe naho hari icyo byongera. Ikibidindiza ni nk'iki gihe cy'izuba niho umuhinzi adindirira, ariko ibihe bikomeje kuba byiza nta nyungu nziza nk'uyu muhinzi. Bivuze yuko cyangwa umworozi hajya habaho imbogamizi y'izuba. N'izuba habayeho se nka systeme yo kuhira, hakaba hari uburyo nk'urutoki warwuhira, si byagira nk'icyo byongera? Jewe ntacyo byantwara kubera ko ntuye iruhande rw'amazi, ariko wababarira nk'umuntu uri kure y'amazi. Ariko jewe nakuhira. Urakoze cyane. Ku bijyanye n'ubworozi bw'inzuki nagira ngo mbaze se bitwara nk'igihe kingana iki kugira ngo umusaruro ube wabonetse? Mu mwaka wundi hakuramo 2 mu mezi 6. Mu mezi 6. Yego. Hanyuma se muri uyu mushinga harimo abantu wahayemo akazi, hari abantu haba mu buhinzi se haba mu bworozi, hari abantu uyu mushinga uba warahayemo akazi? Nyine mu buhinzi urabona ukomeze n'imyaka mfite, ntabwo nakwihingira, ngomba gukoresha abakozi. Bivuze ko rero ni umushinga ndetse waha n'abandi akazi, ndetse nawe kandi nabo bareba muri iyo mitiba n'ubundi ndabahemba. N'abakora urutoki ndabahemba. Aratwibwira nawe tumusanze hano akora muri uyu mushinga w'ubuhinzi n'ubworozi. Watangira yibwira abadukurikiye? Banyita Isengera Dushubije Adalbert, nkaba nkorana n'uyu musaza Higiro Charles. Tukaba dukorana muri ubu bworozi bw'ingurube no mu ntoki hose no mu nka, ariko nashishikariza urubyiruko yuko narwo rwajya ruza rukarebera kuri uyu musaza kugira ngo narwo ruziteze imbere nk'ibyo umusaza yagezeho. Abenshi bumva ubuhinzi ubworozi atari akazi umuntu yakora. Oya, niko kazi wakora kuko nabizi muri iki gihe byarabacanze, ariko ubworozi n'ubuhinzi rwose nibyo biri kujya imbere muri minsi. Noneho urubyiruko rugira inama yuko rwatinyuka n'iyi mirimo bamwe banasuzugura rukaba rwayikora cyane. Hari abo njya mbona mu muhanda bigize abasongareri, babona umuntu ari nko mu kazi bakavuga ati karase nagakora, kandi niko kazi kaguhesha intuza, kaguha agaciro, kakaguteza imbere. Wabagira ihe nama? Inama nabagira nuko nabo bashikamo bagashyira amaboko hasi bagakora, kandi byo kwigira abasongareri mu muhanda. Hanyuma wowe intumbero yawe, imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi urayibona, biguha irihe somo cyangwa se muzehe mukorana agusigira irihe somo? Muzehe nawe rwose aba binshishikariza kugira ngo nanjye nzatere mu kirenge mu kiwe ibyo akora byose, kuko bimufitiye akamaro. Hanyuma ku bijyanye n'igihe rero nk'umuntu w'umujene, kubahiriza igihe cyane cyane nko mu kazi ukora, ubona bifite izihe ngaruka? Ingaruka rwose ziba zimeze neza, kuko nk'ubumba nagashoje akazi ndi kuruhuka, kuko mu kanya ndongera nkasubiremo nta kibazo rwose. None ugerageza kubahiriza igihe? Igihe rwose ndacyubahiriza kandi ukorana neza nta kibazo. Uramutse utacyubahirije hakabaho gukerwa, hakabaho kutubahiriza igihe, byagira izihe ngaruka? Urumva ko bitaba bigaragaye neza nyine ku musaza. Urakoze cyane, turagushimiye. Namwe murakoze. Turabashimiye abari bakurikiye Wazo Speed, namwe tubashimira kuba mwabanye natwe.